ngo birarya amavuta ndayakunze we. Haleluya. Amavuta ngo n'ibyumiye byashizemo amavuta bitangira gukubana. Yogosha amavuta Irwara ingese. Umva kiriya cyuma gishesha buriya ngiyo cyashizemo amavuta. Ibyuma bitangira kuryana. Niyo mpamvu no mwitorera y'abantu nta mavuta bararyana. Abantu baravangirwa. Cyane. Babuze amavuta. None se twabwira icyo abantu baduteze amatwi. Reka tubabwire ko ibanga ari amavuta. Agaciro. Nta mavuta nta kwaka. Uririmba muri korali nta mavuta nta kigenda. Nta gaciro. Kuvuga ngo uri umunyamasengesho nta mavuta nta kigenda. Nigeze kubona abahanzi hari umuhanzi nigeze kubona kera. Indirimbo ze akizihanga zari zifite amavuta. Uyu munsi nta kimeze ko. Ariko indirimbo ye Zaburi 139. Yego. Aravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Karire yanjye n'imihagurukire yanjye. Yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo amagambo ataraba mu kanwa kanjye. Uwiteka wamaze kuyamenya kare. Ubizi ko ndi buyavuge. Yesu ashimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Muri kumwe na Niyonzima Vincent, umuhungu wa boss. Yesu abamugisha cyane. Ndi kumwe n'Uwanziga Josiane. Channel yacu nkuko bisanzwe. Umwama w'umugisha. Urakoze cyane. Tumaze kwibwira abantu baduteze amatwi, kandi turizera neza ko hari abantu batwumva batandukanye bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Uyu munsi rero turi kumwe na mushiki wacu musanzwe mumenyereye abaganiriza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe hano tuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi mukozi w'Imana wabazaniye iki? Ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe turi buganireho ubundi tugafashwa. Amen. Rero abantu baduteze amatwi twabazaniye ijambo rivuga ngo iki? Agaciro n'amavuta. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubone kubwira abaduteze amatwi icyo twashatse kuvuga. Aya masaha ntawamenya. Ntawamenya. Some ijambo ry'Imana. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, dukomeje kugushimira. Haleluya. Mwiza kandi ubere mwiza abantu bose bagutegereje. Umuririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro. Nta wagiraga icyo akena, nta tofene mando, nta wagiraga icyo akena, byatumaga batifuza undi murengeza ahandi. Izina ryawe nirihimbazwe. Dawidi yandika Zaburi yaravuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana ye kuba umutabazi. Haleluya. Ngaho nkundira ube hano hantu ukabaye wera tugaze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ukuboko kw'Imana kube hano hantu. Imana data wa twese tugaze. Mu izina rya Yesu, magambo yawe tugiye kuganira afasha abantu kandi akomeza imitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo dufashe imyuka mibi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti utuganze Mana, bitavuga Imana biceceke. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuje Uwiteka, ukomeze kuba hano hantu. Dushaka n'igishima ko byatugeraho, biduhe twese mu izina rya Yesu. Amen. Mana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho 4. Turasoma ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 7. Amen. Haranditse ngo nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kubusa. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo riraryoshye. Ubundi uyu mupfakazi kurikiranye izi nkuru y'ukurikiranye amagambo y'Imana, usanga yari umugore wa Obadiya. Wa wundi wari
umunyagikari yego wakoraga ibwami wabaga ibwami yego Yesu ashimwe cyane amen noneho izi nkuru zivuga ko cyagihe Yezebeli yashakaga kwica abahanuzi Obadiya kuko yari umutumishi haleluya kuko yari umutumishi we n'umugore we yarabatumishi umugore we yari umuhanuzi barangije bafata babahanuzi ba Bayali nako babahanuzi Yezebeli yashakaga kwica barabahanuzi b'Imana hanyuma barangije barabafata we n'umugore we baragenda babahisha mu buvumo ngo 50 ngo 50 mu buvumo bumwe n'abandi 50 mu bundi buvumo Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya noneho ngo ideni uyu mupfakazi yari arimo niryo bari barafashemo ibyo kurya kugira ngo bagaburire ba bantu bari hehe mu buvumo Yesu ashimwe cyane ijambo ry'Imana riraryoha haleluya no dukunda kuvuga ngo rirakwica Obadiya yaragendaga agafata ideni yarifata muri quartier agafata amadeni akaza akagaburira ba bantu bari mu buvumo kugira ngo babone uko babaho kandi abahishe Yezebeli kugira ngo atica abakozi b'Imana yego shawe haleluya nokuri hanyuma rero ikibazo cyaje kuvuka yaje gupfa afatishyuye rya deni afatishyuye wa mwenda ibi bintu turimo rero turajya tubwira abantu baduteze amatwi ko ibi bintu bifatika iyo mfashijwe njya mbwira abantu ngo muhumure Imana iri mu kazi Yesu ashimwe cyane muri iyi korasi nawe yuzuye umwuka wera raririmba aravuga ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye n'ibisigaye Imana yacu izagira ite izabikora hanyuma afashe ideni rero aza gupfa apfuye ataryishyuye rero umugore wasigara ari umupfakazi umugore asigara ari umupfakazi abarangije bashaka kumutwarira abana ngo babatangeho ingwate babatangeho ingwate nuko ngo arangije arataka ararira ariko ngo Elisa aza kuhanyura nk'umuntu yigendera wa mugore ngo arangije aramubwira ati aha ndagufashe mukozi w'Imana umugabo wanjye yari umuhanuzi mugenzi wawe twahisha abahanuzi mu buvumo yagiye afata amadeni menshi arangije afata yishyuye none umwishyuza araje umwishyuza araje none yafashe gahunda y'uko agiye kuntwarira abana akabatwaraho ingwate none ndabigenza ibi bintu ko ntazi ibyo ari byo twakurikiye Imana tuzi ngo hari ikizatumarira twahisha abantu tuzi ngo hari uko bizagenda none reba icyo Imana idukoreye abana banjye bagiye kubatwara babagireho ingwate none turabigenza dute tugarutse inyuma gatoya sasa uyu mupfakazi amaze gusanga Elisa bamwe bavuga ko yahanyuze ariko reka tuvuge ko yamusanze ajya kureba Elisa ngo ageze kwa Elisa arabimubwira umva ukuntu yamubwiye yaramubwiye ngo umugabo wanjye ariwe mugaragu wawe yarapfuye kandi yari umukozi w'Imana umva ukuntu yisobanuye yari umukozi w'Imana yari umutumishi wa Mungu hanyuma aranangije kubimubwira aramubwira ngo nanjye ndi umugore w'umuhanuzi Yesu ashimwe cyane none umuntu aradusuzuguye asuzuguye n'Imana aje kudutwara abana kubera ideni yapfuye yagize ate arimo kandi iryo deni ntabwo ari ryo twanyweye urwagwa ntabwo twagaburiye abana bacu nta nubwo twagiye kurinywa mu urwagwa nta nubwo ari twe twiririye ahubwo twarikozemo umurimo w'Imana tukiri ahangaha yumvikane ko gukora umurimo w'Imana bifite agaciro katabasha kugaragara none ariko kazagaragara mu gihe kizaza yego nicyo cyumvikana birashoboka ko wakorera Imana reka nkubwire mumuriza abantu bakennye uyu munsi ariko bakaba ari abakozi b'Imana ntibacogore ahubwo bakomeze bakora umurimo w'Imana twababwira ngo ejo ni heza haleluya amen ariko gukorera Imana ni byiza hanyuma amaze kwisobanura gutyo ibi bintu rero wabirisha
urumva nta kindi kintu yagiye kuvuga ngo njye mvuka muri uyu muryango ukomeye, ntiyagiye kuvuga ngo mvuka hana, ahubwo yaravuze ngo turi abakozi twese b'iki b'Imana. None umuntu aje kutwishyuza kubera ko nta bwishyu mfite, aje gutwara iki? Ngize irindi yere rigiri. Yaramubwiye ati umugabo wanjye yari umukozi w'Imana, none yarapfuye ariko afatishyuye. Bivuze ngo niyo twe twapfa upfa kubura umukozi w'Imana. Abana banjye bazabirya barye ku mbaraga nakoreye n'Imana. Ni ukuvuga ngo kuba mpfuye uyu munsi ntacyo bivuze. Elisa yigeze gupfa, amaze gupfa ngo abantu baza gutera, ngo barangije ngo baterura intumbi ngo bagiye kuyishyingura, ariko ngo baza birukanka kugira ngo babandi batabafata. Noneho bahita bavuga bati uwapfuye yapfuye, reka tumureke twigendere. Ako kanya ngo bamukubita ku ntumbi ya Elisa kumva ye, ahita abyuka yirukankana nabo, nanjye nimusige. Ni ukuvuga ngo twe niyo twaba no mu rupfu rwacu ariko turaguma tukabaho. Nanjye ngize iyerekwa mbise mbyemera ko umukiranutsi adapfa. Haleluya. Uyu mubiri uragenda ariko mu buryo bw'umwuka bahari. Umukiranutsi nta Imana ishimwe cyane. Wizotekereza Imana ishimwe. Ntabwo apfa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Elisa Imana ishimwe cyane. Elisa yaramubajije, umva igikurikira, yamubajije ngo none se ufite iki? Yarapfuye gusa, nawe urasigara, uri umuhanuzi, uri umunyamasengesho, ariko se ufite iki? Uyu mugore avuga ati rero nubwo nta butunzi bwinshi mfite, nubwo nta masambu, nubwo nta bizu by'ibitabashwa, nta mafaranga mfite, ariko njyewe ntabwo nubatse inzu ya kadasitire mu mujyi wa Kigali. Njyewe nta etaje mfite ngo bajye bavuga ngo hari kwa Rubango. Njyewe nukuri ntabwo nigeze nubaka inzu y'amagorofa ngo bajye bavuga bati hano ni kwa Makuza. Oya, ariko nta kindi kintu mfite uretse iki. Amva mfite amavuta. Oya, ntabwo ari na menshi. Oya, utaza kugira ngo ni menshi. Ntabwo ari na menshi, ni make. Urebye utizera nta ni duke cyane. Elisa aramubwira turadufite se. Yongeza aha rero, yongeza aha mpita mbwira abantu baduteze amatwi kwibanga ari amavuta. Agaciro n'amavuta. Umuririmbyi yaririmbye wa 400 na kangahe, yaravuze ngo mpa amavuta mbone kwaka. Nta mavuta nta kwaka. Nta mavuta nta kwaka. Yesu ashimwe cyane. Kera aya matara atari yaza abantu bacanaga umuntu bita tutadowa. Iyo nta peteroli wabaga ufite, wiyemezaga kurara mu kiziba. Ntabwo kaka. Nta mavuta nta kwaka. Nta mavuta. Haleluya. N'imodoka itayamo. Nibibaho. Umva n'ibyuma byashizemo amavuta ngo biraryana. Amavuta ndayakunze we. Haleluya. Amavuta ngo n'ibyuma iyo byashizemo amavuta bitangira gukubanaho. Imashini yogosha amavuta irwara ingese. Umva kiriya cyuma gishesha buriya ngiyo cyashizemo amavuta, ibyuma bitangira kuryana. Niyo mpamvu no mwitorera iyo abantu nta mavuta bararyana. Abantu baravangirwa cyane. Babuze amavuta. None se twabwira icyo abantu baduteze amatwi? Reka tubabwire ko ibanga ari amavuta. Agaciro. Nta mavuta nta kwaka. Uririmba muri korali nta mavuta nta kigenda. Nta gaciro. Kuvuga ngo uri umunyamasengesho nta mavuta nta kigenda. Babwira akantu nabonye. Nigeze kubona abahanzi. Hari umuhanzi nigeze kubona kera. Indirimbo ze akizihanga zari zifite amavuta. Uyu munsi nta kimeze ko. Ariko indirimbo ye ya mbere iyo yiririmbye uhita wumva igifite amavuta ye ya mbere. Ya mavuta aracyari ku ndirimbo kandi we nta mavuta kimuriko. Ubu uyu munsi amavuta undebana ndamutse ntayagumyemo ibiganiro nakoze ndi mu mavuta. Byakomeza bikayagira. Ariko wowe ugasanga. Ariko nge nkakomeza nikunkumura nta ndi fotokopi. Mfite ingobyi umwana yaraguye kera. Nta mwana nkifite. Ariko mpetse ingobyi yonyine. Imana idufashe, Imana iturengere. Agaciro n'amavuta. Udafite amavuta
twashishikariza umuntu wese w'umukristo kubanza kujya gushaka amavuta mbere yo kugira ikindi kintu akora abashaka amavuta. Reka tubwire Imana twihera amavuta. Nta mavuta n'umwera gusa. Tubwire Imana ikomeze twihera ikintu bita amavuta. Ariko amavuta basutse. Ntekereza ko iyo umuntu atisize aba afite umwera. Amavuta umva. Aravuvuka. Nta mavuta uravuvuka. Nta mavuta umuntu arakureba akakubura isura. Bano bantu tujya tubona ku mashusho media bafite ubwiza bwinshi burenze, barabanza bagaca muri saro bakabasiga. Buriya baba babasiga. Barabanza bakabasiga kugira ngo bashake ubwiza. None se niba ari ya mavuta babasiga asanzwe, ariko amavuta nene na amavuta y'umwuka we. Yego, ahubwo turimo ariya ni original. Ariya akubamo yarangiza akagaragara n'inyuma. Nta mavuta ikintu cyatumye nemera amavuta. Uzi ko Dawidi Samuel yamusutseho amavuta. Bibiliya yambwiye ngo uhereye ubwo ngo umwuka w'Imana ngo atangira kumuzaho. Urumva ubundi Dawidi ntabwo yagombaga kwica intare n'idubu atarasukwaho amavuta. Ubundi kugira ngo wice idubu wice n'intare ugomba kuba ufite amavuta. Kugira ngo wice umufilisitiya ugomba kuba ufite amavuta. Kandi iyo ufite amavuta, umva iyo ufite amavuta nta bintu bigutera ubwoba. Kubera ko iby'amavuta yakoze mu gihe cyatambutse bihita biguhereza imbaraga zo gusuzugura ibyo uri kugira. Umuntu usize amavuta ahantu hose aranyerera. Nta hantu hamufata. Nta kimufata kuko abanyerera. Iyo umuntu abuze amavuta afatwa n'ibintu byose. Aya mavuta niyo yatumye Dawidi akigihaga Goliath. Haleluya. Ashyira hasi. Haleluya. Nukubera nta mavuta nta kwica umufilisitiya. Haleluya. Amen. Ariko reka tugumane amavuta kugira ngo tuzice umufilisitiya. Haleluya. Aramubwira rero ngo utuvuta mfite ni duke. Yego. Elisa aramubwira ati upfa kuba ufite iki? Amavuta. Uko yabangana kose. Aramubwira ngo genda ufata ayo mavuta. Kandi ugenda ujye mu baturanyi bawe. Utire ibintu kandi ntutire bike. Yego. Ntutire bike. Haleluya. Buriya Imana yacu ntabwo ifashwa. Ntabwo itabara yitabaje ibihugu by'inshuti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimbangukira gutabara. Yesu ashimwe. Imana nta mupaka igira. Abantu burya bagira umupaka ariko yo ntigira iki? Umupaka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aragenda ngo atira ibintu ntiyatira bike. Icyo nari nshatse kuvuga ni iki? Nari nshatse kuvuga ko nyiri ururembo twerekezamo Imana yacu. Imana data wa twese. Haleluya. Amen. Uko yizeye ni kugira ute? Ni kuyibona. Ni kwiza. Umupfakazi ngo amaze kutira ibintu ngo asaranganyamo twatuvuta. Ibi bintu birarya. Ibi bintu birakora. Hari abenshi batubona bakagira ngo turi mu bintu bidafatika ariko birafatika. Amakuru turayafite. Yego. Ibi bintu birafatika. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe Umwami. Haleluya. Amen. Ngo arangije gusaranganya mo ya mavuta muri bya bintu byose ngo yinjira mu nzu n'abahungu be bagira bate parakiye. Ukuvuga ngo yarasukaga bikuzura. Akongera agasuka bikuzura. Agasuka bikuzura. Tugarutse inyuma gake amaze kwinjira mu nzu n'abahungu be. Yego. Harimo utuvuta duke. Barakinga. Bamaze gukinga Imana ishimwe cyane. Ahubwo ugiye kutubwira kuko uri umunyamasengesho ndabizi. Ugiye kutubwira bamaze gukinga bakoze iki? Bamaze gukinga bafashe amavuta. Amavuta bamaze gukinga bakoze ikintu cyitwa guhamagara nyiri ururembo twerekezamo. Barasenga. Bamaze gusenga uko basenga bari mu mwuka amavuta ya twatuvuta duke tugenda twuzura. Bivuze ngo iyo umuntu yasenze amavuta aba menshi. Amavuta arazamuka. Ndahishuriwe. Iyo umuntu asenze amavuta aba menshi. Amavuta agenda aba menshi. Ariko iyo umuntu adasenze na twa tundi duke turakama. Yego. Nongere nkwibutsa kandi kantu iyo wasenze Imana ikora ibintu bibiri. Yinjira mu buryo bw'umwuka ikakugirira neza.
ikongera ikinjira no mu buryo bw'umubiri naho ikakugirira neza. Haleluya haleluya. Hanyuma barangije ngo gusenga ngo basanga bya bintu byose byuzuye iki? Amavuta. Twatuvuta duke twashyizemo byuzuye amavuta. Haleluya haleluya. Amavuta yabaye menshi. Abisiraheli ngo bava mu gihugu cya Egiputa, mbonye yararirimbye aravuga ngo twasaga n'abarota ko dutashye. Haleluya. Ibi bintu rero biva mu gusenga ni ibya 45 mu gakiza. Imana ihimba. Iby'Imana ikora. Mu by'Imana ikora. Haleluya. Haleluya. Kuko abari ibintu abantu babonaga bitemera, ariko kubera ko wasenze, kubera ko amavuta y'Imana yamanutse, kuko wasengeye Imana mu kuri no mu mwuka, bigatuma Imana irema ibitari biriho bikagira bite bikabaho. Haleluya haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Basanze amavuta yuzuye, wa mupfakazi ngo ahita akingura, ngo ajya kwa Elisa. Yego. Aramubwira ati rero bya bintu wambwiye nabikoze. Maze kubikora none amavuta yuzuye ibintu byose. Haleluya. None nkora iki? Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Hari abantu bagiye basubizwa bari mu bihe byo gusenga, noneho barangiza gusubizwa ntibongere kugaruka mu nzu y'Imana. Bamwe barasubirijwe mu masengesho bari guhendahenda Imana bafite amavuta, ariko uyu munsi wa none ibisubizo bikaba bimaze kubakamura. Kazi imbere y'Imana barira, ariko bakitura Imana kuyivaho. Nza abantu benshi cyane bagiye bareka Imana kubera ibisubizo. Yego. Kubera gutabarwa. Bagenda bava mu nzu y'Imana, barabaririmbye bagatangira kubica amazi, bagatangira kubona ko bitagezweho. Abari abakristo babaga mu murimo w'Imana bagatangira kubona ko bitakigezweho kubera amafaranga. Kubera amafaranga Imana ibahaye. Imana itugirire neza. Reka nkubwire mukozi w'Imana. Reka nkubwire. Kubaha Imana nicyo kintu cya mbere. Agaciro no gutunga amavuta. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ufite amavuta agera aho abandi batagera. Umuntu ufite amavuta. Ejo twari turi ku ijambo rivuga ngo riri mu itangiriro ibice byaho 41 umurongo wa 37 ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Ngo baravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'iki w'Imana. Ngo abajyanama be baramubwira ngo kuko ari we Imana y'ibihishuriye, ngo nta wundi muhanga w'umunyabwenge bagize bate bahwanye. Iyo ufite amavuta, iyo ufite umwuka wera, iyo ufite mu mutima inzira z'igisiyoni, haleluya haleluya, aho igihe abandi byabacanze, iyo ufite amavuta, igihe abandi byabacanze, haleluya, Imana ikorana nawe ukahaseruka, wowe n'Imana mugacangura ibyacanze iki abantu. Niko byagenze kwa Farawo, niko byagenze. Yosefu ahageze ahita asobanura inzozi z'umwami. Abanyabwenge, abantu bize za masters, abantu bafite za dogitora byabacanze, baravuga ati mu byo twize ntabwo twize gusobanura inzozi. Amen. Haleluya. Tugeze ahangaha dushatse twavuga ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha akaba ariko kujijuka. Amen. Haleluya haleluya. Imana ihimbaza. Imana ishimwe cyane. Kubaha Imana nibwo bwenge. Elisa arangije aramubwira ngo genda ufata ayo mavuta, ufateho amavuta mugende uyagurisha. Yego. Noneho nurangiza wishyura iryo deni. Wishyura amadeni. Noneho amavuta usigaranye azagutungane n'abana bawe ibihe byose. Twibutsa ko abantu Imana yishyura amadeni. Imana irishyura. Twibutsa abantu ko Imana yishyura amadeni. Tugeze aha reka tubivuge neza cyane abantu babyumve. Hari abantu bazi ko Imana bari abantu bararirimba kujya mu ijuru gusa, ariko tukiri mu isi. Tukiri mu isi. Petero ngo yaramubajije ati ibi bintu watuzanyemo kuko ubundi uzaduhembi. Uzaduha iki? Uzaduha iki abantu b'abagabo twasize ingo zacu, abantu b'abagabo akazi katungaga ingo zacu twarakaretse turagukurikiye, uzaduhembi. Uzaduhembi iki? Aramubwira ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100.
inshuro 100 nturazigeraho. Humura wikigirira nabi, ntiwigirire nabi. Yishyura amadeni. Hari abantu baheje baba mu kazitiro k'amadeni bakaba bumva byararangiye, rimwe na rimwe akumva arashaka kujya kwimakuza kubera amadeni. Ariko umwami yishyura amadeni. Yishyuriye wa mupfakazi ntabwo yananirwa kukwishyurira. Ntabwo yananirwa kukwishyurira. Aramubwira ngo tukiri mu isi nzabakubira inshuro 100. Mukiri mu isi muzatunga mutunganirwe, hanyuma ikindi nzabaha n'ubugingo. Haleluya. Ibyo bintu byose turabibikiwe. Humura ntiwigirire nabi. Amadeni ufite yayishyura. Ibigeragezo ufite byarangira. Ntabwo Imana igira umupaka. Oya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Umva ukuntu Imana igira gahunda ariko. Ugende wishyura ideni asigaye agutunganira. Imana izi ko dukeneye kubaho. Irabizi ko dukeneye kubaho. Reka tubwire abantu baduteze amatwi. Ijuru gusa irabizi ko nkeneye aho kuba, irabizi ko nkeneye ibyo kurya, irabizi ko abana banjye bagomba kwiga, irabizi ko nkeneye mineriva. Imana ibibizi, ahubwo agaciro ni amavuta. Amen. Shaka amavuta ibindi birizana. Umva kantu nkundira Imana. Dawidi aserutse agiye kurwana n'Umufilisitiya. Sawuli yari yaje ku rugamba nawe ahagararanye n'umujenerali witwa Abuneri. Noneho ka Dawidi gaserutse kataranarwana. Noneho uburyo yagendaga Dawidi afite confidence byagaragaza ko nta bwoba afite, ubwo Abisiraheli bose bari bagiye mu myobo kubera amavuta. Urumva? Noneho Abuneri Sawuli abaza Abuneri aramubaza ngo uriya mwana ni mwene ndi. Abuneri aramubwira ati rwose ntawe ngize ntawe nzi. Akantu nkundira Imana rero, Imana izaho tuba. Irahaza. Imana izaho dutuye. Imana izi ikintu cyitwa umudugudu tubamo. Imana izi kagari, Imana izi umurenge, Imana izi akarere, Imana izi intara turimo, Imana izi igihugu turimo. Kandi ntiyibeshye. Ukuntu umubyeyi ishuwe yaravuze ngo nzahuba. Yego. Araha intebe y'ubwami bwa Satani yicaye. Mana we turagushimiye kuzaho tuba. Imana izaho tuba. Imana izaho tuba. Imana izaho ntaha. Imana izaho ndara. Imana ishimwe. Hari ukuntu abantu hanze bambona ariko atari ko iwanjye mbayeho. Ibaze ko Imana ibizi. Umva Dawidi yarabivuze muri Zaburi 139. Yego. Aravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Imikarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo amagambo ataraba mu kanwa kanjye. Uwiteka wamaze kuyamenya kare. Ubizi ko ndi buyavuge. Uwiteka we noza amagambo azava mu kanwa kacu mu gihe kizaza. Haleluya. Wamfashije ariko tukamuha icyubahiro. Imana ihimbazwe. Oh haleluya. Izaho tuba izo umurimo ugomba kunkoresha nintayibera ikigwari. Izo umurimo ugomba kugukoresha nutayibera ikigwari. Izo umurimo igomba kugukoresha. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Imana iratuza. Imana izaho tuba. Ijambo ry'Imana riraryoha. Yesu aguha umugisha. Ijambo ry'Imana riraryoha, araho ujya ukavuga ngo rirakwishe. Nanjye riranyishe. Ijya rinyica rikanzo. Nanjye riranyishe, nanjye riranyishe. Aguha umugisha cyane. Amen. Twabwira abantu ngo agaciro ni amavuta. Udafite amavuta nta cyabaye. Udafite amavuta nta cyakorwa. Udafite amavuta nta murimo wakorwa. Ntaho wagera. Rero bene data turabashishikariza, turanabakumbuza gushaka amavuta kugira ngo mubone kwaka. Iyo ufite amavuta ukabura urubyaro ntabwo ujya mu bapfumu. Utegereza Imana. Kandi nawe wamaze imyaka ine. Imyaka ine urayimara. Narayimaze nta mwana mfite. Ako dufite ibimenyetso birenga kimwe. Bitwemeza ko izatugirira. Birenga 2 bitwemeza ko izatugirira neza. Reka umuvandimwe dusengera Imana yo kubw'ijambo. Yesu abaho umugisha, murabizi ko tubakunda kandi cyane. Yesu abaho umugisha. Mana turagushimiye. Mana data wa turaguhimbaje kandi tuguhaye icyubahiro. Waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa. Ahubwo rizasohoza icyo waritumye. Dusengeye abantu bose. Haleluya. Bari bafite ikibazo, bari baruhijwe nuko bagize ibigeragezo byinshi, bari bacitse intege, ariko turabasengeye kugira ngo wongere ubagirire neza, wongere ubasubizemo imbaraga,
mwami Imana yacu turabizi neza kuri Imana itabara kandi uri Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Mana turagushimiye ko ibanga ari amavuta, aho amavuta ari bijya byemera, aho amavuta ari bigenda neza, aho amavuta ari biratungana. Urakoze, turagushimiye kuko hari icyo ukoze, kuko hari ibyo uringanije, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iri jambo ndumva umwuka anyemeza ko hari icyo rikoze. Hari icyo rikoze. Oya, nta jambo ry'Imana rigenda ubusa. Niyo wowe wo hirya utaryumva, uwo hino araryumva kandi akumva hari icyo rikoze. Ndizera ko tuzabona komenti nyinshi zigenda zivuga ku by'Imana yagiye ikora mu ruhande rw'abantu bumvishije ijambo. Bazwe bene data, turabakunda cyane. Mukore subscribe, mukore like. Ijambo ry'Imana nakagaruka nk'uko bisanzwe, n'ubundi ejo bundi tuzabaha n'irindi, kandi umwami Imana bishimire cyane. Yesu abaha umugisha. Amen. 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 Amen.